ibitangaza abavugaga y'ukuri azapfa ari imbwa nibo bagiye kujya bavuga baturiya n'umugabo mu gihe gito Imana igiye gukora ibitangaza abavugaga y'ukuri azapfa ari imbwa nibo bagiye kujya bavuga baturiya n'umugabo Dawidi wo kwa Yesayi bamufataga nk'imbwa Imana iri mu ijuru ikamufata nk'umugabo kuko iby'abantu batekereza si iby'Imana itekereza Dawidi wo kwa Yesayi bamufataga nk'imbwa Imana iri mu ijuru ikamufata nk'umugabo kuko iby'abantu batekereza si iby'Imana itekereza mu gihe gito Imana igiye gukora ibitangaza abavugaga y'ukuri azapfa ari imbwa nibo bagiye kujya bavuga baturiya n'umugabo mu gihe gito Imana igiye gukora ibitangaza abavugaga y'ukuri azapfa ari imbwa nibo bagiye kujya bavuga baturiya n'umugabo Waburara bakarya ifiriti banywa bakanywa ishyushyu bavuga bikumvikana wowe ukabura ijambo ariko Imana yategeka ukavuga nabo bacecetse Waburara bakarya ifiriti banywa bakanywa ishyushyu bavuga bikumvikana wowe ukabura ijambo ariko Imana yategeka ukavuga nabo bacecetse mu gihe gito Imana igiye gukora ibitangaza abavugaga y'ukuri azapfa ari imbwa nibo bagiye kujya bavuga baturiya n'umugabo mu gihe gito Imana igiye gukora ibitangaza abavugaga y'ukuri azapfa ari imbwa nibo bagiye kujya bavuga baturiya n'umugabo hari igihe Imana ibareka bakagufataho ijambo bakakuvuga bakavuga bakongera bakakuvuga isaha y'Imana yagera igahita ibambura ijambo hari igihe Imana ibareka bakagufataho ijambo bakakuvuga bakavuga bakongera bakakuvuga isaha y'Imana yagera igahita ibambura ijambo